nyagaza uruwe rusumba byose ruhinduka ibihe byose izina ryawe ryubahwe nyagaza ni nyagaza wakoze ibikomeye tubibonye turizera Eshadai Eshadai, Eshadai, Ekamkana Adonai, wakijisha Bisirayeli, ingabo za Farao, ukorinzira mu mazi. Banyeshuri beza cyane, Uwiteka mwiza kandi ibihe byose. Uyu ni umunsi wacu wa gatanu wo kwiyiriza ubusa. Twicisha bugufi imbere y'Uwiteka tumugeza ibyifuzo byacu n'umunsi wa gatanu. Kandi nkomeje gushimira abantu bose biyemeje ko dufatanya muri gahunda idasanzwe dusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uwiteka bamera umugisha. Reka mbere ko dutangira Uwiteka tumuragize iyi gahunda yacu. Data mwiza uhoraho mwami wacu, habwa icyubahiro ibihe byose. Twafashe gahunda idasanzwe y'iminsi 7 kuba gukunda, kuba kwemera, kuba kwiringira, kuba gushaka, yo kugira ngo twicishe bugufi imbere yawe. Twambare ibigunira, twisiga ivu, twiyiriza ubusa, twigomwe ibitotsi, twigomwe ibyo kurya, ibyo dukunda byose, kugira ngo udukirize igihugu. Amasengesho yacu rero agera imbere yawe, uko amasengesho ya Esiteri, Moridekayi n'Abayuda yageze imbere yawe ukabakiriza ubuzima bwabo. Natwe turagushima kuko amasengesho yacu yageze imbere yawe kandi ukadusubiza. Habwa icyubahiro iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Banyeshuri beza rero, turi ya gahunda yacu yo kwicisha bugufi, twiyiriza ubusa, tutakambira Uwiteka ko dukiriza igihugu. Nongera kwibutsa abantu bose dufatanije iyi gahunda ko mu byo twiyiriza ubusa, mu byo twigomwa, harimo no kwigomwa ibitotsi. Buri saa 9 ya nijoro ya buri munsi, saa 9 yo mu Rwanda, saa 9 yo muri Amerika, saa 9 y'u Burayi, muri Aziya, buri muntu wese wiyemeje kwifatanya natwe muri bihe byo gusenga agomba kubyuka saa 9, iyo saa 9, maze akaza agapfukamira Uwiteka, akamutakambira, akamugezaho ibyifuzo byacu. Iyo saa mwese muyizirikana, mwese kwigomwa ibitotsi nabyo no kwiyiriza ubusa. Nagize umwanya wo gusobanura kwiyiriza ubusa icyo ari cyo. No kwigomwa ibyo wakundaga, byaba ibiryo, byaba imikino, byaba ibitotsi n'ibindi byose, kugira ngo wegere Uwiteka. Igihe cyo gusenga rero no kwigomwa ibintu byose wakundaga ukabishyira ku ruhande. Uwiteka kugire neza. Isomo ry'urufunguzo uyu munsi wa none ni isomo ry'icyumweru cyose. Zaburi 37 umurongo wa 10 kugeza 11. Hari amagambo agira ati, hasigaye igihe gito. Nshuti bavandimwe, mwihangane ntimucike intege. Hasigaye igihe gito abagome bagashiraho. Uzabashakira aho bahoze we kubabona. Haleluya. Uwiteka ni mwiza cyane. Ariko abicisha bugufi bazaragwa igihugu,
bazakishimiramo bagire amahoro asesuye. Haleluya. Ikigisho cy'uyu munsi tariki 18 ukwezi kwa 12 2024. Umutwe w'ikiganiro mu cyumweru cyose uragira uti inzira yo kwimika umwamikazi Esiteri yateguwe n'Uwiteka muri gahunda yo gutabara ubwoko bwe. Haleluya. Uyu munsi wa none tugiye gukomeza kureba amateka cyangwa se igitekerezo cyabaye kuri Esiteri, Hamani, Moridekayi, Ahasuwerusi n'ubwoko bw'Abayuda. Esiteri ararika umwami na Hamani. Ni ukuvuga ngo abatangiranye natwe iki cyigisho, ibi ngibi twiga mwebwe muri kubyumva kuko ni amateka agenda akurikiranye. Esiteri rero nyuma y'uko hashizeho itegeko ryo kwica Abayuda, nyuma y'uko Esiteri ategetse Moridekayi n'abandi Bayuda bose ngo biyirize ubusa iminsi 3 azabona uko ajya kureba umwami, tugiye kureba uko byagenze nyuma yo kwiyiriza ubusa. Byagenze gute? Esiteri yabonanye n'umwami, ese byagenze gute? Igice cya 5 rero. Bukeye ku munsi wa 3, wa munsi wa nyuma y'amasengesho, Esiteri yambara imyambaro y'ubwamikazi, ajya mu rugo rw'ingombe rw'inzu y'umwami, kandi umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami mu nzu y'umwami areba mu muryango. Nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu rugo, Esiteri amutonaho. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu yari afite mu ntoki. Esiteri aherako yigira hafi akora ku mutwe w'inkoni. Nuko umwami aramubaza ati, urashaka iki mwamikazi Esiteri? Cyangwa icyo usaba ni iki? Ndakiguha naho cyaba umugabane w'igihugu cyanjye. Haleluya. Uyu mwami Ahasuwerusi murabona ko yakundaga abagore be cyane. Uriya mugore wa mbere Vashti, Ahasuwerusi yaramukundaga cyane. Ubwo yamutumaga ati mubwiraze nereke ibyegera byanjye byose n'abatuye igihugu cyanjye ko mfite umugore w'igitangaza. Byerekanaga urukundo ruhebuje Ahasuwerusi yakundaga umugore we. Kandi urwo rukundo yakundaga Vashti biragaragara ko n'ubundi ari nabwo yakundaga Esiteri. Hano murumva ukuntu amagambo abwiye Esiteri. Aramubwira ati, nuko umwami aramubaza ati, urashaka iki mwamikazi Esiteri? Cyangwa icyo usaba ni igiki? Ndakiguha naho cyaba umugabane w'igihugu cyanjye. Haleluya. Murabyumva? Ibi ni byerekana urukundo umwamikazi yakundaga abagore be. Umurongo wa 4, Esiteri aramusubiza ati, umwami nabishaka uyu munsi nazane na Hamani mu nkera mwiteguriye. Umwami aherako arategeka ati, nimutebutse Hamani kugira ngo icyo Esiteri ashaka abe ari cyo kiba. Nuko umwami na Hamani bajya mu nkera Esiteri yiteguye. Bakiri mu nkera banywa vino, umwami abaza Esiteri ati, urasaba iki? Uragihabwa. Urashaka iki? Naho wansaba umugabane w'igihugu nawuguha. Esiteri aramusubiza ati, icyo nsaba kandi nshaka ni iki? Niba ntunnye ku mwami akemera kumpa icyo nsaba agasohoza icyo nshaka, umwami na Hamani bazaze mu nkera nzabitegura, kandi ejo nzasubiza umwami icyo yambajije.
Uwiteka niwe utanga ubwenge. Murabona uyu mwana umwana ukiri mutoya ariko afite ubwenge bw'igitangaza, kuko Uwiteka niwe utanga ubwenge, kandi umwuka wera niwo uduha ibyo tuvuga mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi. Reka turebe uko bigenze rero. Hamani ashinga igiti cyo kumanikaho Moridekayi. Umurongo wa 9, mukurikira amateka. Nuko uwo munsi Hamani agenda anezerewe, yishima mu mutima, ariko abonye Moridekayi ku irembo ry'ibwami, abona atamuhagurukiye, aramurakarira cyane. Umurongo wa 10, ariko Hamani ariyumanganya, arataha, atumira inshuti ze n'umugore we Zereshi, abatekerereza uko atunze, akagira icyubahiro, nuko afite abana benshi, nuko umwami yamukijije mu bintu byose, kandi ababwira uko umwami yamukijije akamurutisha abatware n'abagaragu be bose. Hamani arongera arababwira ati, kandi n'umwamikazi Esiteri nta wundi yakundiye kujyana n'umwami mu nkera yiteguye keretse njyewe, ndetse n'ubu yandaritse ngo n'ejo nzazane n'umwami. Ariko ibyo byose ntacyo bimariye nkibona wa Muyuda Moridekayi yicara ku irembo ry'umwami. Mutege amatwi mwumve. Nuko umugore we Zereshi umeze nka Yezebeli n'inshuti ze zose bamugira inama bati, nibashinga igiti kirekire cya mikono 50, maze ejo uzavugane n'umwami umusabe Moridekayi kukimumanikaho, uhereko ubone kujyana n'umwami mu nkera unezerwe. Nuko Hamani ashima iyo nama ahawe nande? Na Yezebeli wa kabiri. Ahera akashinga igiti. Katurebe igice cya 6. Umwami amenya ko Moridekayi ari we wamuburiye. Abanyeshuri beza, mukurikire igitekerezo kugira ngo murebe imigambi y'abagome ukuntu Uwiteka yicamo maze akayihindura impfabusa. N'uyu munsi wa none abagome baricara bagakora amanama, bagakora amanama y'ibibi gusa, ariyo abateranije kugira ngo bahemukire ubwoko bw'Uwiteka. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo 2 bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Baramusomera amateka. Noneho umwami arabaza ati, mbese Moridekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Murabyumva? Umuntu warokoye umwami bari bagiye kumwica, ubuzima bwe bukarokoka kubera we, nta kintu bari baramuhaye. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanwe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Mwakurikiye? Igiti yamwiteguriye. Yashinze igiti we ngo agiye kukimanika wundi Moridekayi. Ariko murebe imigambi y'Uwiteka ukuntu Uwiteka akora, nawe bikumara ubwoba umenye uko Uwiteka agukorera mu buzima bwawe. Ku ruhande rumwe Satani amaze gushinga igiti cyo kumanikaho Moridekayi, ariko ku rundi ruhande mugiye kubana
ibindi Uwiteka yateguye ategurira nde Moridekayi. Haleluya. Iyi ni intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi. Mu ruhande rumwe Satani amaze kuzamura igiti cyo kumenekaho Moridekayi, ariko mu rundi ruhande tugiye kubona ikindi Uwiteka amaze kuzamura kugira ngo kibashe gukiza nde Moridekayi. Hahirwa abiringira Uwiteka. Satani ntateze gutsinda, reka ntabwo yigeze atsinda mu ijuru no muri iyi si, ntabwo yigeze atsinda. Satani ibyo byose ni ugutsindwa gusa. Reka dukomeze twumve rero. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati naze. Nuko Hamani araza. Umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati, hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta? Yumvaga ko ari we. Hamani asubiza umwami ati, uwo umwami akunze kubaha bazane imyambaro y'ubwami umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangururire imbere ye bati, uko niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Uko niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Nuko umwami abwira Hamani ati, huta, gira vuba, wende imyambaro n'ifarashi uko uvuze, ubigenze utyo Moridekayi, ubigenzereze utyo Moridekayi Umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, ntagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Igiti cyazamuwe, Uwiteka nawe yazamuye amateka meza adasanzwe kuri Moridekayi. Uwo bari bazamuriye igiti ngo bakimumanikeho, hano wazamuye igiti ati umwami akunda bigende gutya, maze ati wowe rero kuko uri icyegera cyanjye gikomeye nk'uko umaze kubivuga, ibyo uvuze ugenda ubikorere Moridekayi. Nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Moridekayi, wa wundi yari yashingiye igiti we, amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iki n'ifarashi, arangurira imbere ye ati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Haleluya. Moridekayi yicaye muri benzi y'umwami, yicaye ku ifarashi ikomeye cyane. Icyo gihe nyine nk'amabenzi akomeye, amamodoka yaragezweho muri iki gihe cya none. Wa wundi wamushingiye igiti ati, uwo umwami akunze amugenza atya, uwo umwami akunze amugenza atya, uwo umwami akunze amugenza atya. Murabyumva? Uko niko Uwiteka akoze isoni, ahindura impfabusa imigambi y'abagome. Hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ibwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Ahera ko atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati, Moridekayi ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora. Ngo niba ari uwo mu rubyaro rw'iki? Rw'Abayuda ntuzamushobora.
abayuda bafite amateka kandi amateka aryoshye, ahubwo uzagwa imbere ye. Bakivugana nawe haza inkone z'umwami zihuta kujyana Hamani mu nkera Esiteri yagize gute, yari yiteguye. Nshuti bavandimwe, ibi byose bibaye ni imbaraga y'amasengesho, ni imbaraga yo kwambara ibigunira, ni imbaraga yo kwisiga ivu, ni imbaraga yo kwicisha bugufi, ni imbaraga yo komatana n'Uwiteka, ni imbaraga yo gushaka Uwiteka. Uwiteka bagirire neza, abane namwe. Umunsi w'ejo tugiye kureba noneho uko bigiye kugenda nyuma y'uko afata ifarashi nziza y'umwami akayishyiraho Moridekayi yambaye imyenda y'ubwami, maze akazenguruka umujyi wose ati uwo mwami akunda mugenzi atya, uwo mwami akunda mugenzi atya. Ejo, umunsi w'ejo ntuzabure kugira ngo turebe uko bigiye kugendekera abagome, kandi n'umunsi wa none niko bigiye kugendekera abagome. Uwiteka akugirire neza, Uwiteka abane nawe kandi akomatanishe nawe iteka ryose, ntuzadohoke. Mu izina rya Yesu Kristo reka dusenge kandi muzirikane saa 9 za nijoro, abo mu Rwanda, mu Buraya, muri Amerika, saa 9 za nijoro twese hamwe tubyuke twige mu bitotsi, tuze dusengera igihugu cy'u Rwanda. Uwiteka dukirize igihugu. Haleluya. Turagushima Data, turagushimye Mwami kubw'ibitangazo ukora, kubw'urukundo rwawe ruhebuje. Abagome ubakoze isoni, kandi urwobo bacukurira bagukunda nibo barurwamo, ibuye bahirikira bagukunda nibo ribirindukana. Icyubahiro ni cy'abagukunda iteka ryose. Urakoze Mwami. Twongeye gusabira igihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo ugikize akaga cyanyuzemo, kandi ugikuremo akarengane n'ubugome. Yesu Kristo atubera umwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uruwe rusumba byose, ruhinduka ibihe byose, izina ryawe ryubahwe. Nyagasani, Nyagasani, wakoze ibikomeye, tubibonye turizera. Eshadai. Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, wakijisha Abisirayeli ingabo za Farao, ukora inzira mu mazi, baherako barambuka. Farao abigerageje ararohama. Nyagasani, Nyagasani, wiyeretse Aburahamu, yizera adashidikanya kuri Imana ihoraho. None natwe turizeye kuri Imana isumba byose, duteze wagakiza. Eshadai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, nuhinduka ibihe byose. El Shaddai.
Shaddai,